reka tugushimire Mana nziza, tugushimire none ko wongeye kuduha umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe no kungurana. Reka umwuka wawe wera adushoboze muri byose, ari twebwe ari n'abadukurikiye, twese ubuntu bwawe bukomeze kuba natwe mu izina rya Yesu, amen. Amina. Uyu munsi twongeye kunezerwa kandi kadusuhuza n'ubundi n'abakunzi b'ubutumwa bwiza, tubabwira ko n'ubundi muri kumwe ndagije Imana Jean Pierre na Munyeshuri Bernard. Kugira ngo rero uyu munsi n'ubundi turakomeza tuvuge kuri yangingo twari tuvugaho, ariko ngira ngo ubushize ubwo twabivugaga twabonye ukuntu ibyanditswe bisobanura uburyo icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, ndetse uwo muntu waje kudusobanurira ko ari Adamu. Ni byabaye uburyo Imana yamubwiye ikintu gisa n'itegeko na Satani akamuzanira irindi tegeko, ariko umuntu agahitamo nabi, kuko yari afite uburenganzira kuba yahitamo neza, ariko yaje guhitamo n'abahitamo ijambo rya Satani. Ngira ngo rero uhereye icyo gihe twabonye ko abantu bose bahise bandura. Ubundi kubera ko Imana irebera mu itangiriro ikabona iherezo, iyo yahise ibona ko abantu bose bazaza ku isi bose bahise bandurira hamwe. Ngira ngo rero uyu munsi no turinjira neza turebe mu by'ukuri icyo cyaha nyirizina ni ikihe. Kuko urumva abantu, impamvu nibajije kibazo nuko usanga abantu ibyaha tubyita byinshi, noneho ugasanga nyamara twasanga muri ibyo byaha byinshi hari ibyo twita gusambana, kwiba, kwica, kuroga, gutukana, noneho ugasanga uko amategeko abivuga hariya. Noneho ugasanga ibyo bikorwa abantu ntabwo tubihuje. Wari uzi ko kanaka ashobora kuba yiba nje ntabikunda? Yego. Nje nkaba nkunda gutukana, kanaka atajya atukana, kanaka akaba asambana cyane ariko njyewe ntabishoboye. Hari n'abantu bangeso nziza wenda utabonaho ibyo byaha byose, we akaba ariko yivukiye yifitiye ingeso nziza. Aho rero umuntu ahita yibaza ati none icyaha abantu banduriye hamwe ku buryo ugisanga kuri uyu niwo mu kinyejana iki n'iki, wagaruka mu binyejana wenda nk'icumi bishize uyu nguyu nawe ukakimubonaho, n'uyu nguyu abantu bose bakomoka muri Adamu. Icyaha bahuje ni iki? Aho niho ugiye gukomereza n'ubundi, dore ko ari wowe n'ubundi waza ubisobanura, urakoresha n'ubundi bibiri ufite n'uwinjire neza dusobanura ibyo bintu ukuntu bimeze. Urakoze mwene data. Buriya niba twavuze ko nk'uko wari ubivuze, ushize twabibonye, niba umuntu yaranduriye hariya, umuntu akaba avuka ari umunyabyaha, biragaragara ko icyaha si icyo wakoze. Kuko niba umuntu avuka akavuka na ya maraso yanduye, ntabwo icyaha ari igikorwa. Kuko umwana uvutse ntabwo ariba, ntabwo arasambana, ntabwo aratukana, sibyo? Ese twavuga ko uwo mwana, kandi uwo mwana aturutse muri ya maraso, ntabwo rero twavuga ngo uwo mwana nta cyaha afite. Mu byo gukora, mu byo guhitamo kwe, ntacyo arakora, ariko ivuko rye rivutse ryanduye. Reka wenda dusome muri Yeremiya ibice 2. Utarihuta, ngira ngo wenda wasanga nacyo ugiye gusoma, ariko icyaha si igikorwa, si icyo ukoze. No, cyaba ari iki se? Kubera ko ubushize wenda abadukurikiranye utanakoze wabura umunyabyaha. Wabura umunyabyaha. Kuko ibyo turabira mu ijambo ry'Imana. Niba tubona ubushize twarahasomye yuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, noneho tubonye ko abamukomokaho, abakomoka muri ya maraso, abava kuri wa muntu bavukana ya kamere y'icyaha. Ntago bavuka bera, kubera ko baturutse mu muntu utera, baturutse mu isoko yanduye. Mu isoko yanduye. Urakoze cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo no gupfa uzapfa. Nta muntu turabonaho ufite ubudahangarwa bwo kudapfa. Kuko uwo muntu abamukomokaho bose afite ubudahangarwa bwo kudapfa, afite kudapfa muri we, n'abamukomokaho ntibapfa. Twe rero turimo turavuga uyu muntu Bibiliya ivuga ngo ubyarwa n'umugore. Uyu nguyu twabonye ko ubushake bw'umugabo n'umugore
umugabo n'umugore bagahura bakabyara umwana. Uwo nguwo uvutse aho ngaho avuka yanduye. Wenda turaza kubibona. Reka turebe muri Yeremiya, ako nakubwiraga Yeremiya ibice ni bibiri. Yeremiya ibice ni bibiri. Yeremiya ibice bibiri. Turebe ku murongo wa 13. Yeremiya ibice bibiri umurongo wa 13. Kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, kandi ari nge soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshereye ibitega mu rutare, ndetse ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Ahangaha nakubwiye uburyo ubushize twabonye uburyo umuntu Adamu yimuye Imana akimika Satani. Imana yaravuze iti, Satani nawe aravuga. Umuntu yimura igikorwa cy'Imana, yimura ijambo ry'Imana ahashyira ijambo rya Satani, amwimika ubwo. Abantu bimuye Imana kandi ariyo soko y'amazi. Ariyo soko y'amazi. Noneho kugira ngo bagumane amazi, urumva isoko aho ngaho bivuze neza. Ndumva hari ikintu gitangiye kuzamo neza, kuko hano ntabwo nari kwatekereza cyane. Bimuye isoko y'amazi. Urumva isoko ubundi ubusanzwe isoko ihoriza n'amazi. Burya umuntu ufite isoko si kimwe n'umuntu ubitse amazi mu nzu. Yego. Kuko umuntu ubitse amazi mu nzu arashira, ariko isoko yo ihora igira ute, iva idudubiza amazi. Noneho umuntu afashe isoko arayimuye, noneho we abitse amazi. Erega afite isoko yarayimuye acukura indi. Afukura indi. Ariko noneho nayo y'Imana noneho atangira kuva ku isoko ya Satani. Yimuye isoko y'amazi no yifukurira indi soko, ariko iyo soko afukuye ikaba imeze ute, ayicukura mu ibuye. Yego. Ariko ikaba imeze ute, irava. Ngo amaherezo y'iyo soko n'ubundi kwari ugushiramo kw'iki, kw'amazi. Yego. Yafukuye. Yego. Aho rero aho warumbajije tise icyaha ni igikorwa. None kwiba, gusambana n'ibindi byose tuvuze ngo nicyo cyaha cy'umuntu, twaba tubeshye. Twaba tuvuze ko umuntu atangira kuba umunyabyaha amaze kugira imyaka 12 n'itatu, ahatangiye guca akenge. Ariko uzareba umwana mutoya nawe avuka hari ububi afite avukana. Ushobora kumuha umuneke wawe umwima agahisha inyuma. Umwana ashobora kuruma mama we cyangwa se agize uburakari, turabizi. Bigaragare ko rero imiterere y'umuntu ububi arabuvukana. Reka dusome muri Yesaya ibice 48. Yesaya 48. Yego. Dusome ku murongo wa 8. 48. Wahageze wasoma. Yego, reka dusome. Nukuri koko ntabwo wumvise, kandi ntacyo wamenye. Uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka. Kuko narinzi yuko wariganije, kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Aha Bibiliya, ijambo ry'Imana riraduhamiriza yuko umuntu yitwa umunyabyaha akivuka. Dawidi nawe yarabivuze. Aho Dawidi, wenda tufashe urugero kuri Dawidi. Dawidi wenda afata icyaha kimwe yakoze, abantu bazi yakoze byinshi. Ariko tuvuge Dawidi yaragiye arebye mu idirishya abona Mukawuriya arimo arakaraba. Dawidi agira irari, aramurarikira, amutumaho abagaragu, arasambana. Amaze gusambana yicisha umugabo we Uriya. Amaze kumwicisha, Dawidi ajya gusaba Imana imbabazi. Agiye gusaba Imana imbabazi, niho Imana ivuga ngo
yabonye Dawidi afite umutima nk'uw'Imana ishaka, yagize umutima agira ihishurirwa ry'uko icyo cyaha akoze atari habaye umunyabyaha. Aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye. ni ukuvuga ngo uwo mutima niwe Imana, yego, niwe Imana ishaka. yahishuriwe icyaha icyo ari cyo. Icyaha afite ko ari karemano, yarakivukanye. Agiye kuvuga avuga ngo nyeza, kandi nunyeza ntunyeze ko nibye, ko nasambanye, ko nishe. Abwira Imana ngo uhere mu bworo bw'ikirenge ugere ku gitwariro, sibyo? Unyeze wese. Kuko mu kuvuka kwanjye niho nanduriye. Nguko rero ko icyaha si icyo ukoze aka kanya, sibyo? Ahubwo wavutse uri umunyabyaha. Ngira ngo rero biraza kugaragara ko icyaha ni nk'indwara, ni virusi, ni nk'indwara idapimishije ijisho. Ubwo urumva abantu bose Bibiliya ivuga ko bose bandurijwe hamwe. Neza bakwiriye gupima iki? Abantu bahujwe n'ikintu kimwe gusa. Nuko bose bafite ikintu bita icyaha. Yego. Ngira ngo hahandi wasomye avuga ngo bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, noho icyo nicyo cya mbere. Urumva ni icyaha cya mbere, kwimura Imana. Yego. Ariko tujya gutekereza neza kugira ngo bize kumvikana neza, uza gusanga Imana ntabwo ari mu Bibiliya iteretse hano ngo nyishyire hano ndayimuye. None niba atari no Bibiliya, niba Imana atari ikintu gifatika gutya, kuko Imana ni umwuka nk'uko tubona muri Yohana igice cya 4. Imana ni umwuka. Kwimura Imana, kuko tukivuga gutyo ubwabyo abantu bahise bumva ko ni imvugo y'igishushanyo, icyo bita sens figure mu Gifaransa. Ni ishusho y'igishushanyo. Imana ivuga ngo baranyimuye, barangije bikorogoshorera ibitega, ubwabyo ni imvugo y'igishushanyo. Nitujya mu imbere rero turasanga ubwabyo kwimura Imana ni kwa kundi bafashe ko uburya ngo ijambo ry'umuntu niryo we. Oya, aho ngaho bivuze ubona Imana yabwiye ngo no gupfa uzapfa. Iryo ni ijambo Imana yarivuze. Umuntu yagomba kuryizera, akaryizera nk'ukuri. Ariko Satani amubwira irindi jambo, noneho rituma atizera iby'Imana yamubwiye. Aha ngaho rero bari bimuye Imana. Kuba bari mu ijambo ry'Imana ubwabyo nibyo Yeremiya yagereranyije no kwimura Imana. Yego. None iki cyo kwereka gukura ijambo ry'Imana muri bo. Ngo kutizera ijambo ry'Imana. Yego. Nicyo yisi icyaha cya mbere. Rwose. Ubwo ngo turagitomoye icyaha cya mbere abantu bahuje. Uzasanga muri uyu nguyu ukagisanga muri uriya, ni ukutemera ikivuzwe n'Imana. Kubera ko Imana ivugira mu bumana bwayo, no kubera ko umuntu arangije kwandura, umuntu ntabwo abasha kumva Imana. Icyo ngicyo abantu bose baragihuje. No icyaha cya kabiri rero, ngira ngo za nkuru twabonye mu itangiriro nanone, wabonye ko ngo bakimara kurya kuri za mbuto bakimura Imana rya jambo, no ngo haje gukurikiraho baciye ibibabi by'imitini, ngo baripfukapfuka kuko ngo babonye bambaye ubusa. Ariko umva n'ukuntu baye bataye ubwenge, sibyo? Ikibabi, sibyo? Wenda tuvuge nk'iki ngiki, iki kintu cyakumarira iki? Noneho babiciye nyango mu gitondo, ariko byagiye kugera mu masaa 8. Byumye rya zuba rya saa 8 byarabikubise. Niyo bya bindi n'ubundi Yeremiya yagereranyije no kuvuga ngo bifukuriye, donc bishakiye igisubizo, bafukura irindi riba kitarambye, ariko nibamenya ko ryatobotse. Nubona niba bikamwe amazi burasanga byatobotse. Kimwe no niba mbari ibibabi nibirenza saa 4 saa 5. Ergo ubundi buriya mu kwimura Imana batakaje n'ubwenge. Buriya kuvuga ngo no gupfa uzapfa, uretse nuko bagomba gupfa nyine igitaka kigasubira mu gitaka, sibyo? Ariko no mu bugingo bwabo barapfuye. Uriya no mu Kinyarwanda bajya bivuga ibyo bintu birumvikana, kuko urumva Imana niyo bugingo, niyo soko y'ubugingo. Nose utayifite biba bimeze bite? Nese ntago mu Kinyarwanda uzi umuntu ajya mwita ngo umuntu umupfu. None se iyo wakwise umupfu, bavuze ko wapfuye, se bagushyinga gashyiraho umusaraba? Hari ahandi hantu bavuga wapfuye. Wenda aho ngaho naho tuzahagera. Ariko
ahangaha ikintu cya mbere tubonye ko icyaha atari igikorwa ahubwo icyaha ari ukwimura ijambo ry'Imana. kandi kwimura ijambo ry'Imana akaba ari icyo nicyo abantu babaye cyo. Kutizera ijambo ry'Imana ni icyaha mvukana, sibyo? Ni ukuvuga ngo noneho rero niba umwana avutse, sibyo, umwana niba avutse avukiye muri bwa bugome, sibyo, bwo kutemera, bwo kutizera. Kuko ubona avuka umuntu ya kamera avutsemo, sibyo, ni ya kamere yimuye, donc nijya yizera Imana mu yandi magambo. Nijya yizera Imana. Icyo cyaha cyo abantu baragihuje, kuko njyane navuze mvuga ushobora gusanga umuntu muri bifite ibyaha bisanzwe usanga abantu babitandukanye. Yego. Hari n'abantu rwose wanavuga ati abangaba tugendeye kuri ibi wasanga banajya no mu ijuru. Witwa ngo abagwaneza. Ugasanga nawe wamureba uvuga ati umuntu ni sawa kabisa. Umuntu rwose atari kuvuga ngo ni Imana yimubwiye. Ariko iyo Imana ivuze ntabwo ashobora kuvuga ngo yego. Ahita avuga ati none se none aho rero aho naguciye mu ijambo nuko uko twebwe tumubona. Twe tumubona nk'umuntu mwiza, ariko Imana ikamubona nk'uwayimuye. Yavukiye ahantu himuye Imana. Twe dushobora kubona umuntu ari ingeso nziza, kuba tuye umuntu rwose nta cyaha afite, kuko wenda mu byaha bya leta ntabyo yakoze n'ibindi, ariko Imana yavuga ngo uwiswe umunyabyaha ukivuka. Iyi virusi rero nk'uko ubushize wabivuze, iyi virusi mvukanwa, wenda n'abadukurikiye babashe kubyumva. Iyi virusi mvukanwa umuntu yayikira ate, sibyo? Tuzabireba wenda, ariko tumenye ngo umuntu wese, Bibiliya ivuga ngo uwabyawe n'umugore arama igihe gitoya. Umuntu wese wavutse wabyawe n'umugore, nkuko Dawidi niyo abantu bagiraga umutima nk'uyu Dawidi yari afite, kuko Dawidi avuga ati nubwo nasambanyije muka Uriya nkica Uriya, ariko iki cyo cyaha nkoze, ahubwo niswe umunyabyaha nkivuka. Agiye kureba imbabazi z'Imana, azireba muri we wese kuruta turiya dutatu yagize gute yakoze. Yego. Ngira ngo aho ngaho ni ibintu bisobanutse, kuba icyaha Adamu yakoze kandi tukacyandura ubwacyo. Kuko icyo gihe Adamu ntabwo yari kwibanda, ntabwo Adamu ari gukora icyaha cyo kwiba, yari kuba yibyende. Niwe na Eva bari bahari gusa. Yari gusambana nande se buriya? Ntawe. Adamu yari umugore we, murabizi neza. Ngira ngo icyaha cya mbere Adamu yakoze ni ukutizera Imana, kandi icyo ngicyo twese tubiziranyeho neza ko icyo cyaha abantu baragihuje. Icyaha cya kabiri rero nk'uko Yeremiya yabivuze ni ukwikorogoshorera ibitega. Ni ukuvuga ngo iyo yajya n'ubundi mu muntu wa kamere, uyu nguyu umuntu usanzwe ku isi, usanga nubwo atizera Imana ariko afite uburyo bwe ashaka gukemura ikibazo cy'icyaha. Imana ibyita ngo wenda uvuga ati bon courage, cyangwa uvuga ati komerezaho, itivuga ati cyo ni ikindi. Yatangiye kwihimbira. Aho kugira ngo avuge ati wenda ibi bintu dukoze Imana yazi ikadukemurira, kuko yahise atangira guhimba ibindi, nabyo Imana ibyita iki? Icyaha cya kabiri. Impamvu usanga umuntu wese wo ku isi hava akagera ubundi agira idini. Agira idini. Ku idini byaje ari uburyo kugira ngo ikibazo cy'icyaha gishakirwe igisubizo, ariko gishakirwe igisubizo atari mu buryo bw'Imana, kubera ko atizera Imana. Icyo ubwacyo gihinduka icyaha cya kangahe? Cya kabiri. Ngira ngo dusoza ikiganiro kujya kwishakishiriza, kandi uzi ko hari uwakubonera igisubizo ni Imana, ariko nushaka no kureka ngo ishake igisubizo nibura, ariko kujya kwishakira igisubizo. Ngira ngo n'ubundi tugana ku musozo, uko ibinyejana byagiye byigenda byicumacuma, mu binyejana bya vuba rwose cyane, hari aho uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo yandikiye Abaheburayo ababwira ibijyanye n'ibyo bintu byo kuntu abantu bagaragayemo urundi kutizera. Nawe yari afite impungenge, avuga ati icyama ngo nimumere nka ba bantu, barya abantu binangiye imitima. Kutizera nicyo cyakomeje kugaragara cyane mu mibereho y'abantu batuye isi. Ni mu gice cya gatatu
ku murongo wa 7, Abaheburayo igice cya 3 ku murongo wa 7 haragira hati nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangira imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu aho basekuruza banyu bangerageje bantata bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Wumva hano hantu abantu batinyutse kugerageza Imana kandi ngira ngo hari naho abantu bajya bigisha ngo bagerageza Imana ariko cyo dushaka kuvugaho ariko abantu bagerageje Imana umva ujya kugerageza umuntu umurageze ngo mumwizeye ujya gutata umuntu hari ukuntu mutamwizeye akavuga ati reka banze ngende neke ko hari ikibazo dufite kuntu abyumva mu by'ukuri si umuntu wisanzuye ngo mwizere aba nabo nicyo kibazo cyabayeho kandi aha ngaha hari mu butayu nuvuga ngo harashize ibinyazana byinshi Adamu yarabaye abanyine bari barororotse birumvikana hanyuma abantu baza kuzwa muri iki kintu kibagaragaraho cyaha twandujwe nyine mu isoko yego kibagaragaraho hano ariko Pawulo nako uyu wanditse nyine urwandiko abibwira abaheburayo nawe yari afite impungenge kuko n'ubundi ku murongo wa 12 yafite impungenge z'uko abantu baza kugendera mu cyitegererezo cy'aba bantu bagiye batata Imana bakayigerageza maze ngo bakabona imirimo yayo imyaka 40. Iyo yari imirimo y'umushinya n'ugire ngo yari imirimo yoroshye mu butayu rwose ntabwo ibintu byari byoroshye imirimo yarakaga inkuba zikubita yego ngira ngo abantu barabizi mu mategeko inkuba zarakubitaga noneho nibwo yababwiraga ati nuko rero bene ku murongo wa 12 ngo nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Ngira ngo n'ubundi niyo nama Pawulo yashaka guha abaheburayo ntihagire umuntu ugendera mu cyitegererezo twikomeza kugenda mu cyitegererezo cya Adamu n'abasekuruza bacu ngo tugende mu mutima ugira ute wimura Imana umutima utizera Imana. Nk'uko wabivuze kwimura Imana no kwimura ijambo ryayo no kutemera ijambo ryayo yavuze wenda hari amagambo menshi tuzagenda tubona hano muri Bibiliya y'ukuri kw'Imana icy'Imana ivuga mu gihe rero wimuye icy'Imana yavuze no mu buzima busanzwe sibyo nuvuga ngo nk'ubu hari amabwiriza cyangwa amategeko no mu rwego rwa leta agenderwaho iyo basanze ayo mabwiriza wayarenze mbese urebye gufata nk'umugome icyo umuyobozi yavuze si cyo wavuze si cyo wakoze bigaragare rero ni nkaho ufite undi muyobozi nuvuga ngo rero ijambo ry'Imana hano tubonye yuko umuntu yimuye Imana virusi ikinjira mu muntu hari ahandi wenda tuzabona twararikirana n'abadukurikiye iyi virusi Imana yayikijije gute kutizera icyo Imana yavuze ubwabyo ntubasha gukira kutakizera ubwabyo ni ukwimura Imana kuko nubwo utakizeye ufite ibindi wizera bitari icyo Imana yavuze urutishije Imana kuko niba Imana yavuze gutya wowe ukumva irindi jwi rivuga gutya ni rya Satani nyine sibyo kandi urabona ko Imana ire mu muntu nk'uko twabibonye yamushyize ibintu imbere sibyo yabasha kuba yahitamo akayumvira cyangwa se ntahitemo akumvira Satani. Urumva rero n'ubundi kutumvira ijambo ry'Imana icyo rivuze ngo uryizere urifate nk'ukuri uba wimuye Imana kandi iyo wimuye Imana ufite ikindi wimika ni Satani. Njango nenda tutizinje mu magambo ibintu birasobanutse kandi ntago twabivuga kano kanya ngo tubimaremo tubirangize ni ibintu bibiri yivuga yeruye rwose ikerekana ukuntu abantu batagiye bizera Imana imbere y'Imana gahinduka abantu babi cyane n'abayize bagahinduka abantu beza cyane atari uko bakoze ibindi bintu ariko ari uko bayizeye gusa. Ngira ngo intwari zo kwizera zose nkuko bizi zose Imana gishingira kuko zagiye zizera Imana. Nibyo virusi tuvukana y'icyaha no kutizera Imana. Reka rero dushimira bari badukurikiye ndetse tubabwira ko kugira ngo ibi biganiro bikugereho neza wunguke kumenya byinshi ku ijambo ry'Imana ntukabure gukanda subscribe kandi burya usangije abandi ijambo ry'Imana nta cyaha ubukoze kuko
ni ikintu gikeneye mu isi. Ngira ngo nk'uko mubibona ku kirango twanditseho ko isi ikeneye inkuru nziza. Isi ikeneye inkuru nziza. Ubigizemo uruhare rero ntekereza ko ari ikintu cyiza waba ukoze wubatse ku bwami bw'Imana. Mwibutse ko n'ubundi uraza kubona PDF file uza kuba wasoma igihe cyose uhugutse, ukabika ubutumwa bwiza mu nyandiko, inyigisho mu nyandiko. Urabibona muri description y'iyi video, kandi tubashimire. Imana ikomeze kubaha umugisha.